isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho isezerano ry'umwana naguhaye umwanya rwose akumugabo akazinduye umugabo burya ngo niko kagira gute abaturanyi ngo ijambo bararyicarira ariko i Rwanda kenshi turarihagurukira kugira ngo ritugeze aho dukwiye kuba tugeze oya nta kibazo rwose komeza tuyise nuko mu minsi yashize ubwo ababyeyi bajyaga batarama babiduhayeho umurage natwe tuza kugira igitaramo cy'imihigo gitandukanye ubwo abagabo mu muryango wacu bazaga kuvuga amacumu ndetse bavuga imyato ibyo urugamba rutandukanye bagiye bajyamo bavuga urugamba ntago rwavugaga intambara gusa burya n'urw'amashoka y'inkiyo byabaga biri ngombwa bajyaga mu ngamba bagatarama icyo gihe rero baze kuvuga amacumu bamwe mu biwacu bari intore z'umuryango bavuga aho bagiye batsinda ababisha ariko bavuga naho bagiye bakura amabano bavuga naho bimanye igihugu naho bimanye imfura niho rero haje kugera aho umwe mu bana badukomoka irukiryi atubwiye ati data umuryango mugari wacu nzi ko wabanye n'imfura nyinshi ariko nkurikije ba masenge mbona muri uyu muryango bagira inkomoko mu muryango mugari wa Rwigemera banganirije amagambo meza nababonyeho umuco nifuza ko nanjye aho ingamba zashingiraga ati nari ndambiwe sasa susura yo mu kirambi cyo kwa data ndagira ngo munshingire umugero koko tuza kureba mu muryango dusanga abo babyeyi bamwe bazaga mu kanya mukabaramutsa ni ababyeyi twagiriyeho umugisha tubabonaho umuryango mugari udukomoka irukiryi ubwo rero ikiganiro kinzikiraho batubwira ko data akomeza aduha imisango y'ibyo mwari mwarasangiye kera ubwo ndavuga ibyo umubyeyi Deo yasangiraga na Simiyoni byaba ku rugerero byaba gushyingirana atubwira ko bagiye babana neza ndetse byaba ari no gukina cyangwa se kubuguza ngo ntawarasaga undi umutwe ahubwo bagwaga miswi ibyo rero byagiye bigaragaza imibanire neza babanye bituma twongera kuvuga ngo reka muzadukorere mu ngata n'ubundi uwakuremye niwe ukomeza kukurema amaboko kandi wakunze niwe ugukiza akagukura akaguha n'imbuto muntu icyo gihe cyarageze tuza kungura intambwe twohereza intumwa mu muryango mu minsi yashize iza mu muryango mugari wa Deo baza gusaba irembo gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni ababyeyi ngira ngo ninza kuvuga inka ihora mu bwinshi kuko nimvuga inka Paul warabyumva iyo ije ari imwe yitwa intukure ariko umuryango wasabye irembo ryinjira inka rikazasohoka umugeni mu by'ukuri ngo icyo kiganiro cyagenze neza nyuma y'uko kigenda neza muri iyi minsi mike itambutse tuza kwakira ubutumwa bw'umuryango wanyu ko mufite ibiganiro byiza uyu munsi ndetse tunohereza intebu kugira ngo muzatwemerere tuzaganire kuri icyo cyiciro cyari kimaze iminsi gitambutse cyasaga nk'icyasubitswe kubera ko irembo ryo mwari mwararitwemereye
ariko twikiranya kuzaganira ku munsi nk'uyu kugira ngo mutwemerere dusabe umugeni twasabaga. Mukuri rero ndasutse ku ijambo twarabibye, igihe kiragera amasaka aca ingingo, igihe kiragera arazinga ati ibigombyi, nyuma yo guta ibigombyi ababyeyi baragesa, igihe kiragera baranika turabeta, uyu munsi turasereka benga uruyama, bama abasore bikwije bakoze igituza kuko babashije gukama ishyo ry'iwacu ndetse barikorera tuza tubagana. Mubyeyi Paul, nk'uko nabibabwiye ko naje ndi intumwa y'umuryango mugari wa Simiyoni, twaje gusubukura icyo kiganiro cyabayeho mu gihe gishize dusaba umugeni, tumusabira umuhungu wacu, buriya rero iyo ngeze mu biganiro bizamo abasore cyangwa urwaruka mbivuga nitonze kuko ngo ni bya bindi ngo ugendana n'abasore agendana ubwungo, ariko twasabiraga umuhungu wacu Bonane w'urukundo ndetse dusaba umugeni ubakomoka irukiryi Umutoni Deborah. Mwamfura mwe mpiniye hafi, nkundire mbabwire ko urwo ari rwo ruzinduko ndetse rwiganjemo ijambo ry'umuryango mugari wa Simiyoni naje mpetse. Murakoze. tuyise Karame nanone turagushimiye cyane nk'umuryango utuganiriye neza, ni ukuri Imana iguha umugisha, ariko hari amagambo nk'abiri uvuze mpere kuryo uherukiyeho, uvuze yuko ngo mwikoresha abahungu b'ibituza. Ibyo uvuze ni ukuri, yewe mwa haguruka uwanga amazima, haguruka mukobwa wanjye, haguruka. Umuhungu n'uriya, umusore n'uriya, yicarire. Urakoze cyane. Ntabwo ari nge wazize Tuyisenge niwe wakurenganije kukuzana mu ruhame rw'abagabo ahangaha, hataza no kugira umuntu untwara nabi, arazira wowe. Umwanya umwe uramwita umwikorezi, undi mwanya ukamwita umusore, ubwo rero nahamaho ngaho abe bihondwa. Mubyeyi Paul, ikindi ubiganiriye neza, itwareho kandi ntibacukire ijambo ryawe. Ikindi wavuze yuko ariko iki ngiki wakireka muzengara wakimumara. Ndiko yoze Karame nanone, uti rero iminsi yashize naje nje gusaba umugeni, ni nacyo kinzanye gusubukura gusa. Waje wabanje uti naje nje, ariko byonyine ntarajya naho. Ijambo uvuze abo bantu mwagendanye, abo bantu muri kumwe mwagendanye cyangwa nabo muhuriye mu nzira? Ababo twagendanye, ariko buriya ni bya bindi bavuga ko akuzuye umutima gasesekara ku munwa, bari bategereje iryiza ribakomokamo, kuko iri ryo bari barizi, twari tumwe n'umuryango bari basanzwe barifite. Mbese nawe wabibonye? Nanjye nabibonye. Inshuti yanjye uretse kubwira Paul akakudohorera, naho ubundi ndabona ibyawe bikomeye. Nawe mwagendanye wavuze ko bagutoranyije ngo uvuge ijambo,
n'iryo uvuze ngira ngo bavugiye ibindi nta n'ikigaragaza ko muri kumwe ntabwo muri kumwe ariko reka nsabe Paul adohore. Mwababyeyi mwe nigeze kumva abantu baganira ariko ibyo bateruye byinshi sinabyumvise, ariko basoza baravuze ngo bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Bishobora kuba ari ibyo ngibyo cyangwa turakwanzuranije babyumva ugarutse ubisubiyemo wenda ubibasubiriremo, cyangwa se muri aba bantu bashobora kuba hari abantu bari bateganijwe kuza kuvuga ijambo bagiye batungurwa nuko bakubonye. Aba bantu muri kumwe bose kandi njye nabikubwiye kare, urabyumva? Ndabumva. Nabibonye kare mukinjira ndeba abantu hariya haruguru, n'ubu urareba ukuntu bandora bariya abantu ntabwo muri kumwe. Eza bababajwe nuko ari we bahaye umwanya wo kuza kuvuga ijambo ry'umuryango, cyangwa se wabasanze mu nzira nyine urabakoyora urabazana, bitari ibyo ngibyo. Ariko amagambo waruturiye uganira rwose ni meza, ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo uhamanya nabo muri kumwe. Harubanza bashobora kubigaragaza niba koko bari kumwe, babikora bigakunda se. Ubwo twataramaganaga na data mu bihe byashize, hari igisakuzo yigeze adusakuza rimwe, aragira ati iri wararibonye. Tuyise nguciye mu ijambo, ntabwo nza kuba nkoze amakosa, ni mukuru kandi nakubwiye ko umuryango ari njye wahaye uyu mwanya, kandi uyu mwaka wose ndaza kurangiza ari njye uvuga ijambo ry'umuryango, hataza kugira n'umuntu uri bugutera amacumu ngo ntibabuganiriye neza. Waganiriye neza rwose, reka nsaba umuryango wacu washimire Tuyisenge kureka tuganiriye neza. Turagushimiye cyane, turagushimiye. Twebwe tunyurwa n'ibiza, tukanyurwa n'abaganira nkawe baganira neza, baganisha ku rukundo. Ababyeyi bari aha ngaha mwampereye impundu, Tuyisenge rw'ukuri. Tuyisenge ntugire ubwoba, uri mu muryango w'imfura, uri mu muryango w'abantu waje bakuzi, uri mu muryango w'abantu si bwo bwa mbere tutarama namwe kandi si bwo bwa nyuma. Ntugire ubwoba rero, ikiri buguhangana icyo ari cyo cyose umenye ko ndi umugabo w'imbaraga rwose, nakugwa mu bitugu. Ariko turagushimiye kubera ko wowe n'umuryango wawe bamwe babyemera abandi bakabihakana, ko waje ugana umuryango wacu, ko waje mwagize icyifuzo cy'uko twakongera tukabarema mu maboko, twongera tugasobeka ingamba zo kuba abavandimwe. Nibyo noneho reka nsabe, kubera ko mwasabye ubuvandimwe, umuryango wawe nawe ubikomere mu mashyi. Ndabibonye ntago bakujijije ko ari wowe batumye, ahubwo bakujijije ngira ngo indeshyo, ariko ntacyo bitwaye. Uri kumwe nanjye ntugire impungenge, kagira Imana, ntugire impungenge, uri hamwe nanjye. Reka nongere mbivuga, ahubwo nakugwa mu bitugu aho kugira ngo nkuzibukire. Bityo umuryango mugari mwampaye uyu mwanya, nanjye ndagira ngo nsabe Tuyisenge ubwe amfashe mbashimire, kubera yuko mwampaye uyu mwanya kugira ngo muri iki gitaramo barangiza gufata umwanya w'ijambo. Tuyisenge ubwe nanshimire. Reka mbabwire, oya sigaho kandi ntuze kubishya igitaramo kigeze ku ndundu, nagusabye ko nshimira. Reka ngushimire ko Tuyisenge ndabyanze nshimira, ariko nshimira nk'uko umuco bigomba. Urivuna mu ntango kandi igihe sizo nshaka. Mumpurize ibiganza mumfashe dushimire umubyeyi Paul. Sura mu mwanya wawe, kagira Imana. Sura mu mwanya wawe, nuko sura mu mwanya wanjye. Muryango mugari w'umuvandimwe Deo Rwigemera, ari mwe mwampaye inshingano zo kugira ngo mbe ku isonga. Agira ngo mbabwire yuko igiti cyiswe umukwe ntigicanwa, kandi uzagusegurira umwana ntabwo musakuza. Bityo ndagira ngo nkubwire ngo Debora uvuga muri uyu muryango arahari. Icya kabiri, abakuru mu muryango
tukibagira ariko nta nubwo banazimye kubera ko baradufite twabakoreye mu ngata baratubwiye ngo ntituzemerere umuntu icyo twemereye undi muntu. Icyo ni ikizira mu muryango wacu, ntabwo twatanga icyo twahaye abandi. Bityo rero nagira ngo nkubwire ngo ubwo Debora ari muri uyu muryango turanamukwemereye, ariko po ngushimiye bwa cyane. Buriya ngo kwiga ni uguhozaho, kwiga ni uguhozaho. Iyo umuntu aguhaye akagushimisha akanagukebura, rega buriya wamfashije, ntugire ngo ni ubwa mbere ndema amaboko, nkundira ngo ushimire n'ubundi mu ruhame, kuko arambwiye ati arahari kandi turanamukwemereye. Po reka ngo uture intango igushima noneho ni ukuri. iyi ni iki? Nishimwe ry'uko unyuruye umutima ukanyemerera mu ruhame Debora. Umutima wanjye ururutse, ariko nanone sinururukijwe n'iri ryonyine, ahubwo ni impuguro n'impanuro wampaye ukazimpana n'abo twagendanye, nizo zanyuruye kuruta. Ndagushimiye rero, ubundi sinavuga ngo ucanire kuko igicaniro ntikigeze kizima. Umuryango ndabizi ko mufite amashyo mu nkosha. Ukiri aho ngaho ntaragukosha, ubuhake bwose burya buva ikambere. Akira wa muvandimwe mpera nyirasenge wa Debora yo kumubwira yuko ariko mugire mwari mugiye muze kugira ngo muri nawo abantu zabuze nakeka rwose nabukosha ntabwo uko zateze ibikorwa cyo nindo uze kwirarira ntabwo ugiye ngo uzagusekura umwana kandi kwemera intege nke z'umugabo ujye two gutwara. Reka mubwire, ntabwo ari uko iwacu ntiziteka, iwacu ntiziteka, ahubwo nibyo navugaga buriya. Akenshi iyo twashoreraga inka bitewe n'umuco runaka, kenshi zabaga zifite intango iziri imbere, atari uko ariyo ndongozi, ariko mu kanya nk'aka ngaka burya nibyo nakubwiraga, nuko burya nibyo narenguragaho nkubwira. Ubu rero noneho rwose garuka mu mwanya wawe tugukoshe. Kagira Imana. Katugukoshe rwose, niba wumva ibyiringiro byawe bitari buze kuzamwo kuvangirwa, tugukoshe. Biraba ibyiringiro by'umuryango ko nge ndi intumwa yawo. Yoze Karame nanone nge ndi Gasinzigwa, ndamajya ni mukuru wanjye, ariko turasanganywe kandi n'ibyo byicaro twabahaye bigaragaza ko tubakunda, tubana neza. Mukuru wanjye mwaganiriye neza, anabwira ati nta bikino bikina bijya mu nka, ariko nyine hari ijambo wigeze kuvugaho ko mwaje gusaba irembo ry'umugeni ndetse mutanga n'inyana y'ifatarembo irashimwa, ariko ndumva icyo gihe nari mpari, umuryango nawe mubyibuka, uriya muryango waduhaye inyana nziza y'ifatarembo, bazana n'iziherekeje zo kwimenyereza uruguri, nkaba mukuru wanjye abyemeye na Yosefu akaba abyemera, yareka tugahera kuri ziriya nyana nziza mwasize
dore ko zimaze kumenyera urwuri rw'ino n'amariba y'ino kandi zimeze neza. Umuryango ubyemera mubyemera twahera aho ngaho. Bashimye ariko izo zari inyana koko zifata rembo zashimwe. Ntekereza ko mu muryango mugari hazi inkwano ikobwa cyangwa se zikobwa umugeni. Niho nashingira Yoze Karamena no wakwivugiye nka wa mugabo tuzi muri uru Rwanda ufite n'ibigwi wajyaga yivugira ngo sokema kuza adi je n'ajouterie wabyivugiye wabitubwiye ariko soke Paul dit je n'ajoute rien. Bagushimire cyane bagushimire. Umuryango mugari wa Rwigemera n'uwa Tuyisenge Joseph abereye ku isonga. Nagira ngo mbwire abantu bari aha ngaha dushingiye ku mategeko ya Repubulika y'u Rwanda, dushingiye ku ijambo ry'Imana riba muri Bibiliya, dushingiye uko umuco nyarwanda twawusanze. Nagira ngo mbwire abantu bari aha ngaha yuko gukosha ntabwo ari ukugura, ntabwo ari mu isoko. Gukosha ntabwo ari ukunyaga, ahubwo gukosha ni ikima neza. Kagira ngo tubwire abantu yuko ndetse ahubwo mbwire abahungu bari aha ngaha, mwabahungu muri aha ngaha, umuntu utazakwa kwa sebukwe ujye umenye ko umuko utakoye ntagira ijambo, ariko umenye nanone yuko ibyo bazagukosha ntabwo bazaba bakunyaga. Uzawukosha ibiruta ibyo ufite, umukobwa uzamureke uze ngushyingira uwanjye. Bityo rero nagira ngo mbwire abantu bari aha ngaha, gukosha ni umuco kandi ukwiriye guhoraho. Gukosha ni umuco, ntabwo ari ibiguzi, cyane ko ujya mbona hari abantu bazana envelope irimo sheke ya miliyoni 3, miliyoni 2. Nagira ngo mbwire abahungu n'abakobwa bari aha ngaha burya ntabwo baba bagukoye, baba bakugurishije. Nongere mbisubiremo, nubona wa mukobwa we baguherekeje iwanyu bakazana envelope irimo sheke ya miliyoni 3, miliyoni 5, miliyoni 20, nawe wa muhungu uzitanze uzikuye kuri banke, uzaba uguze umukobwa ntabwo uzaba umukoye. Miryango migari muranyumvise, ariko niyenda ibe icumbagira, uretse ko nabuzanye nk'icumbagira nabwo kandi wabusuzuguye abantu, ariko uzayizana ari inka. Rero muvandimwe Yosefu n'umuryango muri kumwe, inkwano zanyu turazishimye. Inkwano zanyu turazishimye, ahubwo impungenge nsigaranye n'izi ngizi, impungenge mfite n'izi ngizi, ko ndeba azabyemera nataha. Kandi ndavuga amagambo, ndavuga ijambo ry'umuryango ukwiriye kuvuga, kandi ntekereza ko ntarivuze nabi. Ahubwo impungenge mfite Yosefu, ni wewe wisabira ko ndeba utaramira umusatsi kutarakura. Bose waba wisabira ntabwo byaba ari ikibazo. Mfite impungenge ebyiri, niba ari wewe wisabira kandi utarakura, shyira icya kabiri nabwo uramutse ari wewe wisabira, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Uri hamwe n'aba bantu bari aha ngaha, ndabashimiye cyane. Mwanshimiye uriya mubyeyi. Buriya ngo abakirana baziranye nibo berekana utwobo. Paul kuganira n'umugabo ukunda kuganira kanatebya nk'uko mwabyumvise, ntago yari kwemera ko mukorera mu ngata cyangwa se tujya mu ngamba ngo yemere kuganira n'umwana abizi. Byari uburyo bwo gutebya, niyo mpamvu buri ndajya mwongere mu muhuza ibiganza mu munshimire.
po karame umuryango ujya kumpitamo wabonaga ndi umwe mu mfura ziwugize hanyuma njye nuko nari nararangije kwegamira inkingi y'abashi nuko data akunda ko nzajya imbere ku mukondo kugira ngo umuvandimwe wacu nawe azajye yava mu kirambi. Ni umuvandimwe wanjye rero yitwa Urukundo nk'uko nabibabwiye, ariko ntago ari uko naje muzanye ntiyari kuza muri iki gitaramo ngo aze yumve ibiganiro nganira nawe kuko ntimunganye uruhanga, ariko bibaye ngombwa ko mukenera kumubona isa n'isura mukuri namushoza, kuko aho amasaha ageze ngira ngo inyana zigiye gusura ibiriswa ngo yahuguka akaboneka. Ariko Yoze karame nanone ko twaganiriye neza kandi tukaba tugera mu nzira zisoza igitaramo cyanjye nawe, ubusabira ntabwo ari aha, ntabwo ari hano muri iki gitaramo, ariko ari hafi. Wakoze amakosa kandi ayo makosa yakoze inshuro ebyiri. Wigeze kuvuga ko sokuru aza gusaba mbere asaba abakobwa muri uyu muryango utari uhari. Ndakubeshyeye? Ndakubeshyeye? Oya ntabwo unabeshye. Ntabwo wari uhari. Bityo rero burya amavunane wagize yose niwe wayiteye. Iyo uza guherekeza sokuru ukumva ko sokuru aganira mu gitaramo, ntabwo uba waciye inkerera mu cyambu uzamuke imisozi ururuka indi amahwa guhande, uba wapimye ukahuranya ijambo ryawe tukaryumva. None n'ubu nawe uratarama ntuzana abana uzasimburwa nande wowe kacwawe. Amahirwe ngira nuko nigira ku birenge byawe. Ariko ikibigutera ndakizi, hari abantu bajya mu misango y'ubukwe ugasanga baratongana ngo bazanye abana ngo kubumviriza. Nta muntu wumviriza ku manywa, icyo ni kimwe. Icya kabiri utaganiriye na se ngo yumve mu gitaramo ko sekuru aca nteba aca byese arasa umutwe arasangarama, nawe azatatira igitaramo nk'iki ngiki. Bityo rero utaha ntugasiga abana, uzasige ab'ibitambambuga, ariko abana bamaze kugimbuka ntukabasige. Uzabona bagukorera mu ngata bagusimbura nawe mu byimbo nk'ibi ngibi igihe uzaba utakiriho. Utaha numviyeho Yoze wamuzanye, numviyeho usibye ko bambwiye ko yarageze ku gikingi cy'irembo. Yego ngaho komeze. Reka mbwire wa mwana waganiraga hano yaganiraga neza, aze kumfasha ankorere mu ngata, ambwirire bona n'Urukundo atambutse aze mu muramutse. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Isezerano ry'umwana w'umuntu irangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye tuhimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza
urabagirana utanduye, umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. uyu mwana muzamuye mu ntera kandi umuhe icyicaro kimukwiye nk'umwana, nashaka kuba umukwe azabyigire. Twakiriye nk'umwana, no idini saba umuryango mugari wakiriye umwana w'umuhungu kuri iyi tariki y'ababyeyi. Nushaka kuba umukwe uzabyigire, ariko twe tukugize umwana w'umuhungu mu muryango. Urakoze. Reka nanjye muramutse, uraho neza muramu wanjye nkunda, uraho amahoro, urakomeye cyane. Reba rero ukuntu ababyeyi b'iwacu bakureba, reba ukuntu bakurebana ubwuzu, bagiye kugukomera amashyi bakuvugiriza impundu bakwakire mu muryango. Izo ni impundu z'ababyeyi bagukunda kandi barakwishimiye, umuryango mugari urakwakiriye. Umubyeyi ati uko uzamuka ziriya ngazi niko wazamutse mu byiciro mu muryango wacu. Rero wowe n'igisonga cyawe bakugaragire, maze ibyicaro umubyeyi ategetse ko tuguha tubigushyikirize. bihoraho kuko ahoraho, isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho, ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye tuhimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen.
reka sabe rero izi ngabo zawe batatu barinda inkiko imwe n'abandi batatu barinda iyindi nkiko maze bakomeze bakugaragire nk'uko babahisemo n'icyizere cyiza wabahaye. Batatu banyura aha abandi batatu banyura hariya hirya basangaho ibyicaro byiza bibakwiriye. Ye hanyuma nagira ngo urebe ukuntu umuryango wawe kwitegereza utewe ishema n'isheja nawe kandi baragukunda cyane. Wababereye imfura, ubabera inyangamugayo, ubabera umwana mwiza. Niyo mpamvu rero bose bakugaragiye, abenshi urabazi. Zamura ibiganza usuza umuryango wawe bagukomere mu mashyi bagushimire cyane bidasanzwe. Aha, wumvise ababyeyi baguherekeje barimo ba nyogosenge ba nyoko wanyu bakuvugirije impundu bagushimira cyane kuri umwana mwiza, kuri urugero mu muryango. Noneho urongera uzamura ibiganza, twese duteraniye hano tugukomere mu mashyi, tukubwire ko tugukunda kandi tukwakiriye mu byicaro byiza. Tumukomere mu mashyi mu buryo burambuye. Ikindi ndagira ngo ushimire ingabo zawe, ntago zagutererana ku rugamba, dore banze kwicara utaricara, ngaho icara maze nabo bakunde baruhuke. Namwe nimwicare mugubwe neza. Umubyeyi mwiza uti mugize umwana mu muryango kandi amaze gushyika mu byicaro byiza twamuteguriye. Rero habaye hari naho ababara ntacyo byaba bitwaye nk'umwana mu muryango, wagira uko mumugenza, niba mwamukubita umwoso cyangwa uburyo bwose bushoboka, ariko ni uwacu. Mubyeyi Paul Karame, mu kanya watubwiye ijambo ryiza rikomeza kutwubaka kandi riturema amaboko. Wavuze uti niwigira umukwe uzaba umukwe utari kubaye umwe mu bana bacu b'abahungu dufite. Ariko ubwo wamuramutsaga n'ubundi wabonye ko mu Rubavu hari ukuntu wakozemo, sinzi niba nabibonye kimwe nawe. Nagira ngo nkundire. njye ntabyo nabonye. Ngira ngo nuko narindi iwawe kandi burya naje nkugana ngira ngo ndemye kandi ndema amaboko. Nagira ngo nkundire niba umutoni Deborah yakikutse imirimo mwamubwira akaza natwe tukamuramutsa, ndetse byaba byiza agakomeza akaramukanya na mugenzi we. Nuko ibyo uvuga ni ukuri kandi ntabwo nakwemerera umukazana kandi ngo namuguhishe. Iki ni igihe cy'iterambere ko umuntu wese agaragara mu ruhame, kandi ikindi nyine umuco w'Abanyarwanda babifura n'igitaramo cyabo bakakesha neza. Bityo reka nsabe basaza be bari hafi y'aho aherereye bamubwire yuko mukeneye muri iki gitaramo, bamunzanire muri iki gitaramo. Ntabwo nza kumumurika, ahubwo ndamukeneye muri iki gitaramo. Hari ikindi ushaka? Bakunshimire. Gusa ngira ngo ikoranabuhanga ryinshi muri iki gihugu cyacu bari bifite ikintu rigenekereje. Wabonye imodoka z'iki gihe ukuntu zisigaye zihuta? Yego. Ni bigufi, ni birebire. Muri uriya muhanga wakoze speed governor
yagenekereje ku ngendo y'abanyarwandakazi. Bityo rero gusa icyo nkwijeje nuko utari buze kugwa muri iki gitaramo, ariko uramutegereza kubera yuko ntabwo abanyarwandakazi bacu bakomoka kuri Minyaruko. Yego. Wihangane mutegereze, ariko icyo nkwijeje nuko ari buze. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Araje umwiza Ruhimbi, araje umunyakambere w'iwacu mu gitaramo. Iyo umubyeyi amuhamagaye yitaba karame. Rero reka ze mu ngendo y'abeza kandi mu bihozo byiza bimukwiriye. Araje. Seyoze Karame nanone. waye nka wa wundi ngo amagambo ashize ivuga. Iyo ni yanyombya bari barashe umwambo ugahinguranya mu misaya yombi se? Simbizi. Aya ni ashira ivuga turi kumwe. Yego. Kubera ko nkwigira ku birenge. Naringize impungenge bavuze ko Mutoni bagiye kumubwira ko mukeneye muri iki gitaramo, ndeba ka mikoro karambitse hasi nkaho igitaramo twagihumuje. Cyakora bera mutareho ariho amagambo wayagezaga, ntabwo ntacyo bitwaye. Irya mukuru ko ari ryo rizinduka ryagiye kureba se. Ntabwo naba nka kanyoni bavuze ngo niwagaye impundu zako baze kureba imisaya zivamo se. Nuza gusanga ari uko nareshya agasimbugayirwa, ariko ndi mu maso yanyu nzi neza ko murongeraho umugisha. Nibyo. bihoraho kuko ahoraho. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye tuhimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye tuhimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we
akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye, tuhimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye. Ntaririmbye ngo Imana, tugiye kuririmba Imana nta mirya nta n'inanga, ngo Imana ni inkuru. Imana dusenga, nsingiza Imana se babyeyi. Imana ikora ubukwe Debora, Imana ikora ubukwe burya ni nayo imenya uko zisubakwa. Nyabusa Debora wacu ugenda uhumure, barakujyanye impumbya hazababyeyi muri kumwe, ibagufata iry'iburyo
kandi umusibone ejo bundi uzaba umumama. Uragiye ariko ntuzagaruke. Izo yarose se babyeyi mu nzozi nziza z'urwererane, ukwezi n'inyenyeri byihariye, umaze arota umugabo wamujyana. Imiye amashyi cyane. Maze iyo mana nugerayo uzayibuke, uzibuke gushima iyo mana. Abakobwa bose ntago bari gushaka, burya ngo hari abazapfa batarashaka. Uzibuke gushima kuremeye uyu munsi w'amateka. Murakoze, murakagira Imana. Aha, nimushimire cyane umukobwa mwiza ku bihozo byiza, mumukomere mu mashyi. Nimushimire Debora ugeze ahangaha, mumukomere mu mashyi n'impundu byinshi cyane. Mubyeyi mwiza, umwana yaje ngo mutegeke. Turakunezerewe cyane twebwe ababyeyi mu muryango, ariko imbere ya byose kansabe umuryango mugari bagushimire, bamfashe gushimire kugira ruguru iriya mushimire Debora. Namwe abatarabikora ndabibasabye kugira ngo mumfashe tumushimire. Reka twongere tumushimire. Debora rero impamvu wumva aya mashyi ari muri uru ruhande rwonyine, kandi ureba hirya hariya hari abandi bantu ntabwo baramenya ibyabaye, ariko twe tubizi. Turagushimiye cyane. Twe nk'umuryango tunejejwe no kubona ibirori byawe. Twe nk'umuryango tunejejwe nuko utwishaje ahantu ababyeyi bagomba kwicara nk'aha ngaha. Turagushimiye. Reka nsaba umuryango wongere gushimire cyane cyane nanone. Ibi nibyo ababyeyi twari tugutegerejeho, kandi wabikoze neza neza cyane. Ngaho impamvu aba bantu bumva bakomye amashyi kandi bagushimiye, bariya abantu bari kumwe n'umuntu witwa Joseph. Jose kagira Imana, nugeze kumva uvuga ko ushaka kwigira ijuru, igira ijuru nanone. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi kuko tambuka niwe ntegereje. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi cyane yuko Joseph uyu nguyu yaje mu muryango atwifuzaho amaboko, atwifuzaho urukundo nk'uko basanzwe babigenza mu muryango wabo. Bari baradusabye irembo turaribaha, bararifata. Hanyuma uyu munsi bari baje mu muryango baje gusaba umugeni. Umugeni rero badusabye mu bakobwa bacu beza, twasanze ari wowe ukwiriye kutubera ambasaderi mu muryango wo kwa Joseph. Jose, dore umukazana bisigaye uramukeho. Debo, uraho mbema, uraho neza. Naringiye kuvuga ngo agire umugabo, mu kanya wasanga abana b'iyi minsi basubije ibindi, ariko kenshi bahita bavuga ngo aramushima. Sibyo ma? Kera iyo umwana nk'uyu yasuhuzaga ababyeyi n'ababyeyi bakamuramutsa yaragabanaga. Iwacu wagabanye. Ubu iri ryo ndivugiye hano, ariko umuryango hari byinshi wazigamye uraza kubyumva. Mumpundire muhuze ibiganza ariko. Ijambo ry'umuryango naje nitwaje ryaririmo umwari umwaza umwanda nk'uyu mwiza Debora.
bonane igira ejuru ndetse unkundira utambuke. Kamanze duhuze ibiganza. Mwana wacu kandi muvandimwe, urabizi ko twaje umubyeyi yadutumye. Twaje nk'intumwa z'umuryango, umubyeyi yadutumye adutuma mu muryango mugari wa Deo kugira ngo tuze kuhagusabira amaboko, ndetse ayo maboko ni umwari ubakomoka irukiryi washimwe n'umuryango. Reka nkubwire, ubwo naganiraga n'umubyeyi Paul Tunganye uruhanga, njye nawe twahuje urugwiro kuko Tunganye uruhanga. Hanyuma ubwo twazaga hano tuzanye inyana y'ifatarembo nk'uko umuryango wari wayiduhaye, twaje dufite isinde rigaba amashami muri aba basore babiri basigaye ku gikingi cy'irembo, mu mazina bitwa baramu bawe. Umugeni twaje tugusabira ni Debora nguyu, ari hagati y'ibihame bibiri bikiri muri iryo sinde. Utambuke muramukanye ubundi ugira uko uganira na baramu bawe. Bonane ayanjye ashiriyaho. Bonane, reka imiryango ibanze ishimira umubyeyi wawe, bamukomere mu mashyi cyane kuko ni intore y'intajorwa. Reka nsabe barumuna banjye nimurekure Debora mwigira imbere. Debora bugumye aho ngaho. bihoraho kwahoraho, isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi y'amuntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen.
kugirana n'iminsi yawe Uwiteka yasezeranye ihoraho ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi tunezerwe twishimye tuhimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana amen ni Debora rero aba bana babereye nyirasenge akaba babereye nyina wabo arabakunda cyane bidasanzwe arabatetesha niyo mpamvu muri iki gitaramo banze gutangwa bakaba baserutse usibye ko basa neza ariko kandi mu bakomera amashyi menshi cyane mu bashimira abana beza ayo mashyi ni ayanyu protokole baze kumfasha babashakira ibyicaro byiza bibakwiriye protokole banyegere maze baze babaha ibyicaro byiza bibakwiriye nimusanga abamama hariya protokole baraje babafasha aha reka sabe pare na marene basigemo intambwe nimusigemo intambwe hari abakobwa beza baherekeje Bonane nagira ngo batambuke ufite impano Bonane yateguye ngo ashimire umukunzi nayimushyikiriza amubwire ko amukunda bidasanzwe maze iyo mpano ayimuture aha iyo mpano yishyikirize Bonane rero amubwire ko abwire Debora ko amukunda cyane bidasanzwe kandi ko byinshi atunze n'ubundi ari byo bye byose babisangiye iyi mpano rero niyo aguhaye imbere y'imiryango yombi kucyubahira ugomba no kuba warahisemo kumukunda bidasanzwe impano ni yawe gushimisha aha reka nsabe hari impano nziza Debora yateguye kugira ngo ashimire umukunzi agira ngo sabe abantu ba protokole bari hafi bazi zino mpano neza baze kugira ngo tujye tuzisoma twihuta tambuka maze uyishyikirize Debora ashimire umukunzi bidasanzwe amubwire ko amukunda kandi azahora amukunda azamwubaha akamwubahiriza Bonane iyi mpano ni iyawe Debora yayiteguye kugira ngo ayiguhere imbere y'imiryango yombi kandi gushimishe iyi mpano ikunyura umutima ayiguhaye kuko agukunda cyane bidasanzwe genda yimwakirire aha Bonane umuryango wakwakiriye neza ariko nawe rero ukaba ingenzi ukaba imfura ukamenya gushima niyo mpamvu wahisemo impano zo gushimira ababyeyi ndagira ngo sabe rero data Nyamugaba Minani dore ko inema zigaba Imana dukorere ku mubyeyi Nyamugaba Minani dukorere ku mubyeyi nyiri uruhanga rw'uruhehemure ibitugu bibasha umuheto umubwira seruke mu ngambi iyi ngiyi bamushimire maze uruhara rusobanuye uruhare yagize mu burere bwa Debora barutamiriza ikamba rimukwiriye tambuka ngwino shinjagira usheje bagutake mu ruhame bakubwire ko uri ingenzi bakubwire ko uri ingeri bakubwire ko ukwiye kandi uhamye
maze baguhe impano nziza. Aha, nagira ngo agushyikirize mu biganza, ngo ntabwo yahirahira kurenza amaboko, ariko ni urukinga rukingira uruhanga rw'imfurama wese n'izuba ry'uruhayi. Bisobanuye ubutware, ukomeze uba umutware mu muryango, ukomeze uhagarare mu mwanya uhagazemo. Inama zawe n'impanuro umuryango urabikunda, kandi nizo zigejeje Debora ahanga. Uri mu mwanya mwiza, niyo mpamvu kugomba impano nk'iyi y'icyubahiro. Tega ibiganza bayigushyikirize, nawe urayizamura uyambare. Rero bisobanure ko uyakiriye. Nimumukomere mu mashyi, mumushimire cyane bidasanzwe. Ya nshyimbo nimuyitambutse. Gaho bajyemo hagati, noneho bagushyikiriza inshyimbo zicumba hamanuka hanyerera, ahazamuka hagoranye, ariko kandi ni inshyimbo y'icyubahiro. Nagira ngo muhuze ibiganza, mushimire umubyeyi, mumukomere mu mashyi menshi cyane. Nimumukomere mu mashyi bidasanzwe. Impano baguhaye ni icyubahiro, kandi baragukunda kuko uri ngombwa mu muryango. Nagira ngo ushinjagire usheje wongere usubire mu byimbo, maze bakubwire ko bagukunda bidasanzwe. Aha, tubwirire rero umubyeyi atambuka iki nawe aze bamuhe ingofero ngiyo ngiyo, bamuhe n'inkoni nziza, bamubwire ko bamukunda cyane bidasanzwe. Ngwino wizirwe muri iki gitaramo rero, ngwino bakubwire ko uri umubyeyi, uri ikirenga, kandi umuryango gukunda. Hobera rero umwana, umubwire ko hobera umwana, hobera abana, bahobere rwose. Aha, hanyuma rero muhereze mu biganza iyo ngofero, yimuhereze mu biganza. Umubyeyi reka yizamure mu maboko ye, maze ayambare. Yizamure rwose, yambare mubyeyi mwiza. Reka bagushyikirize n'inshyimbo isobanuye ko uri umubyeyi w'ikirenga, kandi isobanuye ko uri umutware mu muryango. Reka ababyeyi bari aha bazi icyo bisobanuye bagukomere mu mashyi menshi cyane bidasanzwe, bizirwe n'iki gitaramo. Reka sabe Sine ya mwiza, ngwino wizirwe n'iki gitaramo. Ngwino we wibarutse Debora, ngwino mama Debora, ngwino wizirwe n'iki gitaramo. Ngwino bagushimire cyane bidasanzwe. Aha, shinjagira usheja mubyeyi mwiza, ngwino wizirwe n'iki gitaramo, ngwino wizirwe no kubyara, ngwino wizirwe no guheka. Igitaramo ni iki ngiki kugira ngo tugushimire kandi tukubwire ko wibarutse neza. Ngwino tambuka rwose, tambuka. Hobera abana cyane, hobera umwana, umubwira uti ndagukunda mukobwa wanjye, urakoze kuntera ishema, urakoze kumpesha umugisha wa kibyeyi, urakoze kunyambika ikamba rya kibyeyi nkiri ngiri, nta kamba riruta gushyingira umwana, kandi Imana nayo yabigizemo uruhare. Tuzahora tuyishimira umunsi ku munsi. Ati ndagukunda mama, ati ndagukunda, nkunda inama zawe, nkunda uburere bwose wampaye, nkunda byiza byinshi unyoboramo, waragukunda cyane bidasanzwe. Mama nawe ati ndagukunda mukobwa wanjye, urakoze kuntera ishema. Ye humura Debora, aho ugiye si ishyanga, mama azagusura. Reka ye dore hobera n'umwana wawe wungutse none, muhobere cyane, muhobere cyane. Umubwire uti kaze mu muryango, ngwino mwana wanjye, maze ubajyemo hagati, bajyemo hagati, uhindukire
akira impano nziza isobanuye byinshi mu muco, ikwiye guturwa wowe umwiza nyina w'umuntu, ikwiye guhabwa wowe kuko uri ikirenga, uri umubyeyi usobanuye byinshi, uri umubyeyi, uri urukundo. Iyi mpano ni yawe gushimisha. Mu gihe urimo kuyakira, ndagira ngo saba ababyeyi baguherekeje n'abandi bazi icyo bisobanuye bagukomera amashyi, bakuvugiriza impundu zivuga urwanaga. Ndashimira cyane umubyeyi waguherekeje, nakwakirira iyo mpano. Ongera ubajyemo hagati, ongera ubugumyemo, wari kubugumyeho gato. Wari kubugumyeho gato mugafata noneho ifoto udafite impano. Aha, byiza cyane. Shinjagira usheje, wongera usubire mu byimbo, kandi urakunzwe. Niyo mpamvu abari aha bose bakugaragiye kugira ngo baze baguherekeze. Mubyeyi mwiza, tubwirire nyuruhanga rw'uruhehemure, ibitugu bibasha umuheto, aze muri iki gitaramo. Barashaka kumushimira ko ari igitangaza, barashaka kumushimira ko ari ngombwa mu gitaramo. Nguyu rero umubyeyi w'ikirenga, nguyu wibarutse igikaka gikwiye, nguyu wibarutse umuhungu mwiza cyane. Ni mumukomere mu mashyi menshi cyane. Reka iyi mpano Debora yiguhereze mu biganza, ngo ntabwo yahirahira kurenza amaboko, ntabwo ariko yatojwe, ariko iyi mpano wakiriye mu maboko yawe ni impano y'icyubahiro Debora kugomba. Nayikurekere maze uzamure ibiganza uyambare, uyihindukizeho gato. Yego, yikaraga inshuro imwe. Reka umuhungu wawe ayikutunganyirize neza. Aha, byiza cyane. Reka Debora gushyikiriza inshyimbo isobanuye byinshi. Reka akubwire ko yishimiye kuza mu muryango wawe, kandi ukunde nawe uzamuteteshe. N'umwana wawe, n'umwana wanyu, n'umwana w'umuryango. Uyu mubyeyi rero ni ikirenga, ni mumukomere mu mashyi menshi cyane, mu mushimire. Tambuka mubyeyi mwiza, wongera usubire mu byimbo. Aha, nimumubwirire sine y'igitego, nimumubwire atambuke maze zizirwe n'iki gitaramo. Ngwino we mwiza, ngwino imbere y'imbaga, bagushimire cyane kuri ingeri. Ngwino we wamenye karyaba ryaba, maze umwana agakurana ubuzima buzira umuze. Ngwino bagushimira aha muri iki gitaramo. Ati kaze neza mu muryango, ngwino tukubwire ko tugukunda bidasanzwe. Aha, maze rero ubajyemo hagati bagushimire cyane bidasanzwe, ubajyemo hagati bagushimire cyane bidasanzwe. Iyi mpano Debora yiteguye ngo akubwire ko agukunda cyane by'ikirenga, kandi yishimiye kuza mu muryango, ngo uzamubere umubyeyi nawe akubera umwana. Ibyo yarabyiyemeje, kandi nawe urukundo n'impuhwe by'igisagirano ugira ngo uzabimuhundagazeho, ngo aragukunda cyane. Umubyeyi waguherekeje nakwakirira iyo mpano, maze ababyeyi bose bari aha bakuvugiriza impundu, bagukomere n'amashyi menshi cyane. Ongera usubireho, mufate ifoto udafite impano. Nimufate ifoto nziza cyane, ifoto y'urwibutso. Muraza kunyemerera icyiciro tugiyeho, turasoma twihuta cyane mu buryo bushoboka, maze uko tubahamagara, ariko namwe munyarutsa kuko amazi yatembye ageze kure. Reka sabe mama Ngabire, sabe mama Bernard, sabe mama Boy, sabe mama Manzi, batambuke bigira imbere. Sabe na mama Aren, batambuke bigira imbere. Nimutambuke babyeyi beza, mwese muzire rimwe.
mwese muzire rimwe rwose. Muri ababyeyi beza mwagize akamaro gakomeye cyane. Ndamubona mama Ngabire atambuka, ngwino bagushimire kuri ikirenga, warakoze cyane bidasanzwe. Mama Ngabire n'uyu uri imbere, tambuka bagushimire, bagushimire byiza wakoze, bagushimire kuri igitangaza mu muryango, ngo watanze byinshi kugira ngo uyu mwana abageze ahangaha. Warahabaye kugira ngo abashe kwiga neza, warahabaye kugira ngo byose bigende neza. Mama Ngabire rero ntusanzwe, uri igitangaza kandi umuryango uragukunda. Byiza byinshi wigomwe kugira ngo Debora akurane ubuzima buzira umuze. Reka babikwiture. Mama Ngabire ni mumukomere mu mashyi menshi cyane, mumushimire cyane bidasanzwe, ni igitangaza. Akira impano nziza baguteguriye. Ariko kugira ngo twihute nimunyemerere abatante bose muze, aba anti mwese nimuze mukikize umwana, mufate ifoto y'urwibutso. Impano zose z'aba anti muzizane muzibashyikirize, bamwe hino abandi hirya, nimuze. Hanyuma rero ba nyirasenge b'umwana na ba nyina wabo w'umwana, abangaba batanga uburere budasanzwe, abangaba bafashe runini mu muryango. Ni mubakomere mu mashyi menshi cyane, mubashimire. Aha, ngaho nimutambuke musubire mu byimbo, mwarakoze kuba beza cyane. Reka nsabe muramukazi wa Debora atambuke. Muramukazi wa Debora nagira ngo atambuke bamushimire cyane bidasanzwe. Bino bagushimira imbere y'imiryango yombi kuri muramukazi w'umuntu mwiza kandi aragukunda. Sibye no kuba muramukazi wagufata nka murumuna we, aragukunda cyane by'ikirenga. Tambuka bagushimire. Aha, aha, ukagira inshuti nziza rero yaguherekeje ngo irashaka kugutwaza impano yawe nziza wagabanye uyu munsi. Aba bana barakundana, mu bakomere mu mashyi. Reka nsaba umuryango wa Bugingo Joseph, umuryango wa Charles, nagira ngo batambuke. Umuryango wa Bugingo Joseph nagira ngo batambuke, n'umuryango wa Charles. Aha, reka bagushimire cyane wowe n'umuryango wawe kuri umuryango mwiza, muri umuryango mwiza cyane bidasanzwe. Babwire ko babakunda cyane by'ikirenga, maze babaha impano nziza ibakwiriye. Muri umuryango mwiza w'icyitegererezo, iyo mpano ibashimishe umuryango mwiza wa Charles. Umuryango wa Joseph nagira ngo batambuke, baba bari hafi. Aha, niba batari hafi reka sabe umuryango wa Musirikare n'umuryango wa Nyandwi Joseph n'umuryango wa Kamanda batambuke gutyo bakurikirana kugira ngo twihute mu buryo bushoboka.
reka babashimire wowe n'umuryango wawe muri ikirenga ntabwo musanzwe muri icyitegererezo Imana ibaha umugisha mwinshi cyane umuryango wa Kamanda kugira ngo mutambuke babashyikirize impano zabo bateguriye barumuna ba Debora nagira ngo batambuke bose barumuna ba Debora nagira ngo batambuke mubanguki hafi impano ya Nyandwi impano ya Nyandwi ya mpano yasubiyeyo aha umuryango mwiza wa Nyandwi impano ni yanyu bashimishe muri umuryango mwiza cyane bidasanzwe reka nsabe barumuna ba Debora nimutambuke nimutambuke maze mubakikize bamwe hirya abandi hino maze babaye impano nziza cyane babateguriye iyi mpano ni yanyu noneho aba sisters nagira ngo batambuke aba sisters nagira ngo mutambuke aho muri izi mutambuke muzabashimire cyane bidasanzwe reka babaye impano nziza yo kubashimira ko muri aba sisters beza abafata nk'aba rumuna be akunda cyane bidasanzwe impano ni yanyu bashimisha kasaba umuryango w'abahizi n'umuryango wa Rutagengwa Jackson batambuke umuryango w'abahizi n'umuryango wa Rutagengwa nagira ngo mutambuke mwigire hafi babashimire Sabe aba Auntie Grace Jeanne Vestine na Floride batambuke Grace Jeanne Vestine Florida batambuke ndagira ngo basabe mutambuke Grace Jeanne Vestine na Florida
batambuke nabo baze bakira impano nziza bateguye babateguriye kugira ngo babashimire cyane ko badasanzwe. Umuryango wa Fiston nimuze mwe muri hafi. Tante Florida tambuka rero baguha impano nziza baguteguriye. Ati reka nanjye mbashimire maze mbahe impano nziza, reka mbahe uru rwandiko muzarusoma ruzabafasha kuramba no kurambana, harimo impanuro nyinshi za kibyeyi. Gasabe umuryango wa Fiston batambuke babahe impano nziza babateguriye. Reka sabe Mama Muhoza, reka bagushimire cyane bidasanzwe kuri umubyeyi mwiza. Iyo mpano ni yawe gushimisha. Umuryango mwiza wa Fiston reka bashimire cyane bidasanzwe ko muri umuryango mwiza w'icyitegererezo. Batuze mu ijuru rito banusabaye kurambana uba urugo rugendwa. Gasaba umuryango wa Chris avugiye Imana batambuke babashimire cyane bidasanzwe. Chris nimutambuke babashimire cyane bidasanzwe. Gasabe barumuna ba Bonane bose batambuke. Umuryango wa Chris nagira mutambuke babashimire cyane bidasanzwe. Umuryango mwiza wa Chris muri umuryango mwiza, muri umuryango w'icyitegererezo, barabakunda cyane bidasanzwe. Imana ikomeze ibaha umugisha mwinshi udasanzwe. Barumuna ba Bonane nagira ngo batambuke babashimire cyane bidasanzwe. Barumuna ba Bonane reka babashimire cyane ko muri abavandimwe beza. Aha, impano nziza ni yanyu. Sinzi niba nyogokuru wa Bonane yabasha kugera hano, ariko niba atabibasha muramusangayo. Urahitamo igishoboka bitewe n'imbaraga ze uko uzizi, ariko niba imbaraga ari nke rwose mumusangeyo maze mumushyikirize impano n'icyubahiro mu mugongo. Ati ati reka nze basanganire duhurire mu nzira. Nimushimire uyu mubyeyi ubonye ibirori by'umwuzukuru, mumukomere mu mashyi maze tumuragize. Imana ikomeze zimurinde cyane bidasanzwe. Aha, reka nsabe noneho Papa Bonane na Mama Bonane batambuke
nongere sabe mubyeyi gihangange papa Debora na mama Debora batambuke. Nimumpereze izo mpano z'ababyeyi ba papa, nimuzimpereze impano za ba papa. Reka tubanze impano za ba papa. Buri mubyeyi muha impano ye. Muri ababyeyi beza, muri ikirenga, ntago musanzwe muzi kujya inama n'impanuro. Mukiri aho ngaho, reka Debora dufashe yambika amakamba aba babyeyi. Ikamba imwe reka bona nabayigufashije, maze indi usigaranye uyambika umubyeyi umwe muri bo, gutyo ugenda ubambika amakamba, maze murumuna wawe w'ibihozo byiza agufashe akuyobore. Munkundire mfate uyu mwanya umubyeyi wa Debora. Debora yantumye ngo nze kuvuga aya magambo mu cyimbo cyo kugushimira. Ninza kuvuga uze kumva ko ari Debora uri kukubwira. Mama, warakoze kumbyara, warakoze kundera. Umuntu agiye kugushimira ntago yabona ikintu yakwitura gihwanye n'ibyo wakoze. Mama, warakoze kumbyara amezi 9 mu nda yawe, warakoze kunkuza njye n'abarumuna banjye n'abasaza banjye, wiyimye byinshi kugira ngo dukunde tubeho twishimye. Mama, ntacyo watwimye ugifite keretse icyo utari ufite. Mama, warakoze kumbera umubyeyi utari gito, warakoze kumbera umubyeyi nyamubyeyi. Nkundira kuri uyu munsi nkwicareho bwa nyuma, ngushimire, ngusezere, uhaguruka umpobere, ngushimire ibyiza byose wakoze. Wambereye umubyeyi nyamubyeyi, ambereye intwari cyane. Urakoze cyane. Haguruka umpobere, ngusezere bwa nyuma imbere y'imbaga. Warakoze wakomerewe amashyi menshi cyane bidasanzwe. Warakoze kundera, warakoze kudukuza, warakoze kunsengera. Ibyiza byose ngezeho ndabigukesha. Ongera wicare mama. Unkundire nshimire mabukwe wanyakiriye neza. Mabukwe, warakoze kunyakira, wanyakiranye urugwiro. Ntago wambereye mabukwe mubi, ntago wambereye umubyeyi gito. Ubu ngubu kukwita mama ntago byantera ipfunwe. Warakoze kunyakirana urugwiro, warakoze kumfata nk'umwana. Imana iguha umugisha, Imana izashoboze kukubera umwana.
nk'uko nawe wemeye kumbera umubyeyi. aha urakoze cyane. nsanze umubyeyi wampaye byinshi. Sabe ba mama bahaguruke, nimuhaguruke ba mama nimuhoberane. Ba mama bakomera mu mashyi menshi cyane bidasanzwe. nagira ngo mufate ifoto y'imiryango yombi. Iyi miryango niyo duteranirije aha ngaha kuko bareze neza, kugira ngo mubakomere mu mashyi menshi cyane bidasanzwe. Ababyeyi mwese muhoberane, muhobere n'abana, mwizihirwe. Igitaramo ni icyanyu, umwanya ni uwanyu uhagije rwose, musuhuzanye muramukanye kuko iki gitaramo ni icyanyu. ese umuntu yaharuse byose narabibuza. ese umuntu yahaze byose Gasabe famiye Emma na Benita n'abavandimwe babo, nimutambuke mwigire imbere. Famiye Emma, Benita na bavandimwe nimutambuke kubera akazi kenshi mufite. bihoraho kuko ahoraho, isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. tunezerwe twishimye, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. amen. She
bihoraho kuko ahoraho. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen.